mushonje muhishiwe murahishiwe mushonje ko banyarwanda ikizi niba rega niba uri singo njye ntabwo ndi singo ese kwiko uri guhugera rya singo njye ariko ese urwara amatwi none warakiza amaso urwara n'amatwi bitewe ushaka kutensa ako none wana bise n'uburiye akuzi ko ako yeba we yeba umuntu aricaye ngo nawe abandi ako mata akuzi ko watuma abantu bagira ngo nibyo umva wabyureka yesu uzi ko ugiye gutuma ndira oh yes am I really that much and breaking these niggas down like a camera you don't really know you. What up people, welcome to our YouTube channel. Make sure to subscribe. Let's go, let's get it. Ooh. We are back guys, we're back. Turi kumwe ono sibyo mwashakaga simwe mumaze iminsi mudukumbuye shukuri long time no see cyazashize igihe nabonye ahantu umwana dukuye amaboko kumva mwongeye mudusubize amaboko mutarambike ibiganza kuko twagarutse noneho back full time like we never left kabisa turagarutse ntabwo kubura si ubushake bwacu ntabwo tujye kubabwira ibintu byabaye impamvu yabiteye impamvu twagiye ntabwo ari ukugenda impamvu twabuze twabura irengero impamvu twabura irengero mwabonaga nasaga nk'ukora nyine sinzi ibintu natwe zagara sometimes we don't ntitubaye video ntitwaplodinga ariko this time muri kubibona amafuta mashya muri kubona no guys aho twashaka kubabwira nyine what's been going on recently what's going on njyewe wagize ikibazo niwe wakigize actually twese twagize ibibazo ariko njye wabanje so nkuko muri video ishize nubwo nabonye mutaye ako vipi sinzi bro ikibazo yaciyemo igihe ariko no mufite ikibazo biri seri kweki mutareba ibintu tukora sinzi what is wrong with you mugende kwanza muhera kubyo mutarebye mureba mute muva kuri ingo mugende mubone kugaruka ngabe se nibiki anyways namaze iminsi ndwaye I think almost 2 weeks yeah cause 2 weeks ndwaye narembye meze nabi yero umurwaza ntabwo byari byoroshye was really hard so nari ndwaye nyine bikaze bikomeye nta n'akazi kari karahagaze so urumva niba ntakora akazi YouTube no byari bibaye ibindi uretse ko nta n'imbaraga nari mfite none yari byiza yarandwaza n'iki urumva so mu gihe rero nangiye koroherwa uyu nawe nanjye ndarwaye sinzi ibintu byari byaduteye muri uru rugo mu by'ukuri akose byari ibintu utamenye twararwaye umwe arwara ariko waranyanduje nyine narwaye ntabwo yandura okay nyine umwe yararwaye akize undi ahita arwara yarakize nanjye mpita ndwara mbese nyine urugo ruba rw'abarwayi urumva hari ukuntu umara iminsi wumva utameze neza iyo ni iminsi iyo kurwara ni iyindi iyo kuba uri kwiyumva watangiye gukira ni iyindi mbese kunywa imiti kugira uti we were sick and sick so muratwihanganira kabisa kuba tutarabashije kubagezaho nuko bitadukundiraga kandi ubwo nyine yari afite n'ibiboro by'amashuri ibitabo fanse whatever ari kubitegura so nk'abantu ibintu naciyemo muri ramesi byari amakorosi n'amakorosi was really pretty hard
yeah. besides that hari n'ibindi bintu umuntu aba akeneye gukora ku ruhande ntabwo ari ntumva n'ibintu byinshi so turagenda nyine gutyo vubi dushiduka YouTube nyine tutakiri kubitaho ngo tubaye ariko na TikTok by the way TikTok naho abantu muzi ko tutagira TikTok turayifite guys tugiye kuzatwishyira muri description. So if you wanna check what is on TikTok, better check in the description now and go there, following, liking, man. Mujeho. Urumva Instagram mujeho mudufollowing, urumva byose tuzatubishyira muri description. Abantu baza muje kudustalkinga muhita mu nkana following se mujye mubireka n'ubundi birangira aho kugira ngo uze unyaka follow nyiguye request nindenza ninyuma umuyaga simenya naho munyuze Deko uretse uje gukora iki nyine ujye ubyora bari loyal kutwe like don't be playing with that like now. I mean like ni uri umufana bumufana nyine tubimenye nuko bimukora so amamvu yo kuza rero chapter bicisha hirya no hino nukora subscribe birababaje pe ariko rega mudusapoting umuntu ari gushaka oya mudusapoting mudusapoting guys urumva supporting dukeneye support yanyu kabisa ntabwo twakomeza gukora tudafite support yanyu ibintu tukora ni ku turigomwa the time guys the time yo gusettinga kamera byo byonyine nyine biba bigoranye ariko still your support niyo idufashe dutera akabara mwebwe nimwe mukomeza mudupushinga mudahari rero like sibyo so natwe dutwereka urukundo give back ni win-win situation sibyo ntago ari ibintu byo ku ruhande rumwe ngo yatarika bakamera gana niba ujeza uri uwa nyawe apana ibintu byo kuza niba ubona bitavamo igendere rwose ntabwo tuzajya tuba ako niba udukunda turabizi ko dufite abantu badukunda barahari abantu badukunda abantu bakunda whatever we doing so abantu bakunda ibiryo by'abanebwe nabonye abantu baberekrama bigiye kugaruka y'abanebwe dohore abantu b'abanebwe bacu oya ntabwo muri abanebwe guys abantu mukunda nyine ya content nta hantu izajya pe twabanebwe irahari tugarukanye amavuta turashimana ko Imana yanaturinze by the way yaturinze nuko turi hano none right shano no bro every day video sinabashaga kuvuga no kureba nese ugiye kubamera amatwi noneho oya iby'Imana yankoreye yuko mbasha kongera navuga ndareba like okay simvuga ngo sinarebaga ariko nari mfite ikibazo nanone cy'amaso byo nta was really hard to focus like urumva so urabona ko nameze neza n'uyu yabaye mutaraga sha nakize pe so icyo twababwira cyo nuko muhishiwe murahishiwe mushonje ko banyarwanda murahishiwe mushonje wigeze wumva hari umuntu wigeze wumva avuga ngo murashonje murahishiwe oya mushonje muhishiwe nuko bavuga nuko rwose ubwo nyine suzi ikinyarwanda ugeze n'ibiki mushonje muhishiwe yagerayo bavuga mushonje muhishiwe uri kubyikoresha nawe urahishiwe mushonje man ese urumva ndebye bifite sanze ahubwo si uri muzima mu mutwe wawe ko bahishiwe barashonje uri kandi sha mane yanjye yes mushonje mushonje muhishiwe rata mushonje muhishiwe niyo mukore subscribe gusa musharinge na video zacu urabona niyo ufite umushuti waradukunze ubwira ati hano hari ababiri kabisa umutamo n'abandi batemo mubatemo bose tamo byose urumva support we need your support guys we need your support like genuinely
we need your support. Hanyuma ibintu byo birahari byo gukora will not be spoiling, yeah? No. So yeah, update turazibahaye abantu mwibazaga what's going on kabisa. Abizi ko abantu benshi actually na video mperutse gukora abantu bahise bavuga ati oh you guys are back, like you're finally back at last. So we know and we're really sorry ariko mwabyumvise ko ntabwo ari twebwe ntabwo byaturutse kuri twebwe mu burwayi ni izindi activities izindi necessary we need to do so, but namwe murabibanze twebabwira tuzakora mwebwe mu mugiye kuri subscribe kandi none umuntu abwiye ngo muri video ntabwo twatubwiye muri amasegonda 10 ya mbere cyane rwose aho kugira ngo ujye ubikora gutyo by'ibyorera video kuko akenshi ibintu byiza birimo hagati binarangiye ugasanga we ntumenye n'ibyabaye kandi niwe wihutisha nabwo ntabwo uzamenya what's going on. Iyo video itangire irangiye niba utabishoboye byihorere komeza ngo izindi video ni ukuri pe, ariko abantu batukunda batushigikiye bari royo kabisa ndabizi muri video zacu mukazirangiza ese ko abantu mwese ntatukunda so harimo abafamiliye bacu famiye yo turasuje abafana turabasuje abakozi turabasuje. So guys iyo yari update ndakeka munyuzwe like mumenye what was going on, hanyuma tubonane noneho mu zindi content. Are you ready or you not? Banza mutari ready, abantu ntabwo bari ready. Mugomba kuba ready niba mutari ready sinzi rero ni iki se turi gukora. Oya bari ready barimo barijijisha kwa kimwijijisha ntukijijisha. Are you ready guys? Also ready. Ready and ready. Ready. Murabumvisha nangiye kuvuga ready as kandi ntabwo byemeye kuvuga. Oya ntabwo ari ibyo. Ni ukuri niba ibyo nangiye kuvuga. F na S bihuriye. Ready as hell. Hell is ni S. Nangiye kuvuga ready as hell whatever. Ready as single just am I single? Don't say no barugiye kubivugira. Je kandi ngiye. Bari kumva. Reka. Babe tureke. Iki rega ni uri single nge ntabwo ndi single. Ese ko ikoreye kuvuga ready as single. Je ariko ese urwara amatwi no warakiza amaso urwara n'amatwi bitegura. Ushaka kugira abantu basase babyumvisha. Babyumvisha ndavugira. Mbabwiye ibintu ngiye kuvuga. Sinzi ibintu we ahubwo ufite ikibazo mu matwi. Ndakureka. Ndamubwira. Ese no ibintu bihinduye isura ngo ngwiki. Ese ahubwo ufite wumviranye. Wewe wumviranye ibintu ufite ikibazo mu matwi. Nese ikibazo kiri ubundi. Ikibazo kiri. Nese kuri kuvuga singo utari singo. Kwa rugiye kuvuga ngo singo. Niyo mpamvu izo ako no wana. Gise ni muri yeje. Ako zuko ako yebawe. Umuntu ari singo n'abandi be. Ako mata ako zuko abantu bagira ngo nibyo umva wanjureka. Yesu zuko ugiye gutuma ndira. Oh yes. Borangire singo nari singo nani se. Ako mugize singo ngiye ndikuvuga ibyari bigiye kuvuga. Mani ni ibintu uri guhimba nje ntabyo nengeye kuvuga izina ry'Imana ntabyo nengeye kuvuga. Ndabyo niko ndumva. Ese nyandi kurayira umva nani uri kundayiza bitaneme. Nuko nyine uri kunshinja ibintu bitari byo. Ntabwo mushinje ntabwo mushinje nje ndikuvuga ibyo numvisha. Okay guys. I'm done. I'm ready ariko I think I'm not ready. Jose nanjye winyofendinga ntabwo nakofendinga njye nemvuze ubwo egerayo hirya numvishe nabi ariko kwitangira numvishije nabi ngwiki ngumwe ntabwo ngiye mbeshya abantu banjye ndabakunda so nta mpamvu ntabwo njya mbabeshya sibyo guys. Anyways ubwo
niba ubwo wenda nabyumvishe nabi ariko ngenda yumvishe nabi akiri ijana reaction yanjye nagize igaragaza ko atari ibintu nari impinge nshaka kuzanamo njye ni actually for real nibyo nari numvishe nari nanjye kumva si yahagati si se yari turutse njye ngiye kuvuga ngo okay ubwo nabyo ushaka njye na iPhone numvishe oya nese ngiye kuvuga as nagumva ko azamo ese as nyine as no ntabwo bivuga as far as hell as bro. Okay, anyway guys, twabwa update ibintu babibereka n'akari gaciyemo nyuma yo kunyisoltinga se oya kwa umva uno munsi urateka niyo amande ndi buguce Yesu umuntu azajya avuga ibintu yumvishe umva ni amande bro rego wacinje imbere y'abafana banjye ntabwo nagushinje njye nashakaga kuvuga ibyo numvishe kandi icyo nta kibazo kirimo kandi ntiyagahinda wakomeye ka kantu kanduza gasuku oya cya jesquiza hari ibirira oya jesquiza ntabwo yorose kureba ntuziriya nawe asigaye bagakoreye ngo jesquiza kari marari ntako nabonye nk'ibintu biteye agahinda ubonamo gari malariya ariko cyari igisazi koko so guys turabemera ready turabakunda turabemera mu bantu bacu abantu bashyashya arielarnaud YouTube channel subscribe share like comment bye